you never know. Ariko iyo uri kubona abantu bituma nyine utigunga, mwarakoze kutuba hafi kandi muzakomeze kutuba hafi. Biragoye kumva ko Cherrissa yatuvuyemo, wamugani tutaranamurwaje ngo hasi tumusezere, ukajya kumva gusa Cherrissa ngo yagiye. Ndashimira inshuti z'abana banjye bose, ndashimira inshuti za Cherrissa, ndashimira amatsinda yose, ndashimira abantu bari muri coordination, abantu bari muri protocol, abari muri service, abapasiteri, abayoboye gahunda. Harimo abakoze ibikorwa batabaye recognized, batashakaga kuvugwa, bihishaga nyine, ariko ndabazi Imana ibaha umugisha. Abantu baduhaye iriya tent buriya twayibagamo iriya minsi yose, muzi ko ibintu byose ari business, ari ubucuruzi. Umuntu ntaziranye nawe gusa kuko duturanye akaduha iriya hema kumara iminsi 6 cyangwa 7, keretse uwo muvandimwe twakoraga amasuku gusa. Ndashimira iki cyicaro turimo, naho barahadutije. Ndi umuntu ukunda kuvugisha ukuri, ahari aho wakwirarira, ntabwo ari uko wenda hari ubushobozi bukeya bwo kuba tutabishobora kubikora, ariko kuko abantu b'Imana babikoze, reka tubashimire. Aha hantu hari umuvandimwe wahasabye, muri hangana nibuvuge wenda iby'abandi batavuze, ngira ngo ndatandukiraho gato. Arahasaba rero barahaduhereza. Ntabwo nzi ko abantu bose bapfa kubikora. Umuntu mudafitanye isano ngo akubwire ngo haye garden yanjye genda uyikoreremo ikiriyo, nyirayo yera yirabura simuzi, ariko Imana imwagure. Niri hema mubona turimo, ntabwo navuga ngo bararidutije, ariko mu by'ukuri n'amafaranga badusabye nayo kuripakira, kurimanika, kugura izi ndabyo, izi ntebe baziduhereye ubuntu. Bose ko ndagushimiye, niba uri hano, niba udahari ubwo butumwa bukugereho si ubwa mbere untabaye. Hari n'ikindi gihe wantabaye byankomeranye mu bindi, ariko ntapfushije. Ndashimira Regis, warakoze Imana iguhe umugisha. Aharaho n'umubabaro mvugisha, nari nzi ko nkomeye, numvaga ndi b'umugabo. Ubundi muri nge nkunda ibintu byihuta, mba numva nshaka guterura indabo, nabavangiye, narebaga abantu nkabahamagara, nkumva ndashaka ibintu byihuta ku bwanjye kuko ariko ndemye, ariko nkumva ndashaka no kubikora ku bwa Cherrissa. Abamuzi no muri n'umunsi apfa yari bukore protocol. Noneho navugaga ngo aharaho iyo mba nicaye hano hari undi wapfuye, Cherrissa yari kuba yihuse yakoze iki? Hariho yari kuba yicaje uyu muntu, hariho yari kubona hari abanyagirwa akabinjiza ati mwinjire. Niyo mpamvu nakomezaga nzengurutse amaso mpamagara abantu mbasabye imbabazi, abona bangamiye bakoraga imirimo kuva Cherrissa apfuye kugeza uyu munsi, nabwo mbasabye imbabazi. Ngarutse rero kuri Cherrissa, hari ukumuvuga uri nyina waramubyaye, ariko hari n'ubwo wanamuvuga nk'uko abana bose bamuvuze n'abandi bantu kandi bataramubyaye. Cherrissa yari mugari, Cherrissa yakubaganaga akatubangamira. Ubwo wabufasha umuneke urimo kuburya akawugushikuza. Sinzi impamvu Imana yahisemo Cherrissa. Sivuga ngo ko nashatse nkabyara, hari aho Imana ibivuga ngo irashaka gutwara undi yitwara njye gasiga Cherrissa. Ariko niko yabishatse. Cherrissa yabanaga n'aboroheje n'abakomeye, n'abakuru n'abatoya. Ibi ndimo ndarondogora kuri Bamuvuzeho, ntago barimo gufekinga.
wese umuntu uri muri Amerika n'uri Canada n'uri mu Rubirizi n'uri hehe batavuganye ukumva barahuriza ku bintu uko niko kuri kwa Cherrissa. Hanyura umpa telefoni yanjye urukundo rwa Cherrissa nirwo rwabazanye rwakuye abantu hanze, abantu buriye indege baje, nahoze nibaza ngo ese ubiyo bampa pole bakigumirayo ntibyakundaga, ariko sinzi ko mpfuye wenda bari guhita babikora ari njyewe, ariko kubera ko ari Cherrissa udashobotse, Cherrissa udatuma turyama. Ibyo bintu Shanisa ababwiye niko yasengaga, niko yandikaga, yajyaga yandika n'intoki, ngira ngo hari n'abantu bakomeje bapostinga utwo tuntu yabandikiraga ku rupapuro n'ikaramu, nyine ikaramu agafotora akakaguha cyangwa akakaguha mu ntoki, bimunaniye ngira ngo akajya ku kazi, kuko nibaza ko ariho yakuraga nka photocopieuse, akandika urupapuro rumwe akandikiraho ngo tu, akandika amagambo y'Imana, yarangiza agafotora, kuko hari ababaga bafite ziri photocopy, hari n'abafite original, noneho akandikaho ngo tushanita mami tu, noneho agashyira munsi y'umusego. Nkanjye twarararanaga, nabyuka ngiye nko gusasa nyine nkabona agapapuro nkasoma, ahubwo sinzi ukuntu nabyibagiwe n'izahuti hari utwo nari mfite mu ishakoshi, kandi byose akabiherekeresha ijambo ry'Imana byari ibyanditswe. Reka nsomeho gato, hari urubuga tugira mu rugo, nta nubwo ndeba neza ngira ngo mwihangane, n'amajyo nakomeye noneho. Hari ibyanditswe yajyaga twandikira, kimwe rero nagiye kugisoma nsanga yaracyohereje, biri muri yohereje recently on Friday morning, byanditse in Hebrews chapter 3 verse 14 to 19. Yaranditse aravuga ngo, for we have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said today, if you hear this voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who were those who had and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses? And with whom was he provoked for 40 years? Anyway, yatubwiraga yuko nitwumva iryo jwi nitwinangira imitima yacu. Nabisomye uko byanditse, ni ibintu yakoraga rero, akabyuka nyine akagasharinga. None of us would do that. Ntago nabeshya imbere y'abantu bangana batya, noneho hari n'abahamya bo kubihamya. Icyanditswe rero nari navuze ngo ndasoma, kiri mu Baroma ibice 15 umurongo wa 4, nacyo Cherrissa yakiduhaye mu juru kwa 5. Ngo byanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Arangije aragisobanura ngo ntitukiganyire nk'abadafite ibyiringiro, ntitugase nk'abatariho amaraso ya Yesu umwana w'Imana, ntitukiyobore nkaho nta munsi wo gucibwaho urubanza uriho. Ijambo ry'Imana rikuze roho zacu, duhindurwe rwose naryo kubw'umwuka wera w'Imana. Nuko yabisobanuye. So rero icyanditswe nashaka kuvuga, ibyanditswe kera byose byanditswe bitwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Niko ijambo ryanjye numva nakavuze, nicyo gituma mubona nkomeye ngira ngo. So Cherrissa rero naramubyaye, aravuka, akora nk'iby'abandi bana, ariko arenzaho agira intambwe, yarakubaganye. Anti mama wa Bene niwe wavuze ngo yaritondaga, ngira ngo wenda yitondaga mu kudahutaza umuntu, ntiyagukubitaga, ntiyagutukaga, ntiyashaka, niyo yatsindwaga, niyo yabonaga
ntonganyije umukozi yarambwiraga ati ma wakwihanganya ugaceceka, ma wagiye ubaka yindi, niba hari umuntu mwabonye wavuze hano wadusengesheje n'umuntu tubana mu rugo bakundanaga birenze, nkajya mvuga ntariko ngira ngo umuhatipa akazinduka mu gitondo akamutekera akarenzaho n'ibyo ntavuze. Cherrissa bakoranye nawe barabizi yabaga afite ibyo kurya ku kazi, nkabwira Mathias ntariko wageze aho ngaho karekera ati reka data umwana agomba gutwara ibyo kurya. Mbese bari inshuti mu buryo bukomeye. Cherrissa rero yabanye n'aboroheje, yabanye n'abantu bose baramuzi. Rero ndashima Imana iyo minsi yamumpaye uwanjye tona Cherrissa. Gihe cyarageze rero intizanye Imana yampaye irayisubiza, ntago yamwishubije uyu munsi, yamutwaye itariki 3, ahubwo rubanda ruzi no kurira, ntago nakabaye nkibabara nyuma y'icyumweru, ariko nibigaragaza ko nzahorana Cherrissa mu mutima. Rero reka ndeke kurondogora,